aramusengeye mubwira itariki ari bubyarireho. Ni ikintu kigoye. Ni ngope. Hari mu kwezi kwa munani 2020 mu kwezi kwa numva ngo nageze i Rubavu mu kwa gatanu. Yego. 2020 uwo muntu aza mu kwezi kwa munane 2020 arambwira ngo Mama Catherine twabure ku musozi wa Rubavu. Arambwira ngo Mama Catherine usengere ninkorera igitangaza nzagushimira. Yego. Rangije Imana yo kabyara yakoze igitangaza ko uwo mukobwa arangije akora ubukwe ku myaka 40. Ku myaka 42 akora ubukwe. Umusazi nasengeye umusazi mu kwezi kwa gatanu 2020 ngeze i Rubavu. Conje bikomeye. Yego. Kuko ari iziko izankoresha imirimo nyinshi. Umuntu yaraje dutonye mu karitsiye nta nubwo ari n'umuntu usenga. Ni umuntu umupagani winywera. Yego. Ariko mu mama we twari duhuye arambwira ati bambwiye kuri umukozi w'Imana umugabo wanjye yasaze. Ndamubwira ati nandi no gufura nta nubwo nabihaye n'agaciro. Ndamubwira ati ndaba naza kukureba ngeze mfata amazi ndayasengera. Ndayamusomya ndangije aniyamira ku mutwe. Ndangije mfata ikiganza cyanjye Imana yambwiye ngo harimo umuti. Ndangije ndasenga maje gusenga wa muntu nyuma ntago yabikoze nyuma y'minota 5. Yabikoze nyuma y'umunota umwe. Kugira ngo abaraho bamenye ko hari Imana ifite imbaraga. Itari ya Mana yazabiye ko yandi bari biringiye y'imyeyo n'ibicere byo gucana. Ahubwo yari Imana yo mwijishashe gukora. Ako kanya Imana yitimukiza abira abantu barango mbese mwaje gukora iki? Yanyura sohoza ntabwo cyubeshya. Ntabwo cyubeshya Mana narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo cyubeshya. Usezeranye umuntinka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana y'amahoro nibane namwe kandi ibahe umugisha. Reka dushimire cyane abantu bakanze subscribe bakadushyigikira, twaba turi ku muryango munini. Nawe wumvise iki kiganiro cyangwa se ukibonye aribwo bwa mbere ukaba ugiye kuyikanda ngusabiye umugisha kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro tubagezaho bya buri munsi. Nkuko twasezeranyije ro bakunzi bacu ko tutazajya tubatenguha, ahubwo ko tuzajya tugenda tukareba za mpano b'abantu bafite impano ariko bataragaragara bataranabivanga, tukabazana tukabaganiriza bakatubwira uko bakijijwe, bakatubwira impano bahawe, n'ubundi nawe waba bakeneye ukaba wabahamagara kugira ngo musengane. Uyu munsi ntabwo turi twenyine imbere ya kamera, turi kumwe n'umumama umukozi w'Imana, ni umuhanuzi. Nge ntabwo twasenganye ariko ari inshuti zanjye zirenga 5 bampamagaye bati Concord ko ufite channel kandi nyuraho abakozi b'Imana, none ko aro dufite twasenganye akaduhanurira. By'umwihariko ari wampamagara ambwira ati nabyaye umwana wa mbere bigezaho urubyaro rahagarara, tumara imyaka irenga 3 tutarabona urubyaro, ariko niyambaje uyu mumama ugiye kubibwira hano turasengana. Avuga iby'Imana imubwiye yuko tugiye kubyara vuba. Yarambwiye ati pe tugitandukana nyuma y'amezi 3 umudamu yatangiye kugira iseseme, yumva hari akantu kari mu nda, ati ro none wanyemera kazaza tukavuga Imana. Niwe waje rero ari imbere ya kamera, arakuze cyane. Reka tumusaba twibwire, namara ko twibwirana dutangirize n'isengesho, none kwivuga birambuye turaza kubivuga tumaze gusenga. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Nitwa Mukamanzi Immaculée, ku izina ry'umwana nitwa Mama Catherine. Murakoze. Yego, dusengere. Tukadusenga Imana. Turagushimye witeka Imana yacu. Uri umurengezi w'ubugingo, uri Imana yumva gusenga. Uyu mwanya ndetse n'aya masaha kuba twageze hari imbere ya kamera ntago bigutunguye, warabivuze none urabisohoje. Twemerere muri uyu mwanya rero ntaba ari twebwe, ahubwo Uwiteka nyagora ku ngoma
ijwi ryacyo ryumvikanira imbere yawe, uhagarare impande n'impande, abakerubi bose bahagarare baturwanirire. Dore Satani arwana intambara kuri twe, ariko tuzi neza ko ushoboye Mana. Turi gusenga kugira ngo abatwumva batwumve mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Ayi dore turatangiye muri uyu mwanya, reka uhagarane natwe Mana, uhagarare mu ruhande rwacu mubyeyi, kandi uheshe icyubahiro. Ngaho turatangiye Bana, natwe rero gahunda zitangirane nawe kandi udusozereze. Urakoze kumishe gusenga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Abakunzi ba Concord TV show, iki kiganiro tuvugikorera mu karere ka Musanze aho dusanzwe dukorera, ariko Mama Catherine yaturutse Rubavu. Yego. Bwira abadukurikiye Rubavu utuye he, ku buryo uwagukenera yamenya ngo yagusanga hehe. Murakoze. Ngewe ntuye i Rubavu. Yego. Umurenge wa Rubavu. Yego. Akagari ka Buhaza. Impande yo umuntu kwerekeza muri Kongo, ku gikuta cyo muri Kongo aho gitangiriye, ahantu hitwa ku Gisaraba, aho niho ntuye, niho ncumbitse muri iyi minsi. Yego. Murakoze. Ni mu mudugudu wa Rutagara ntuhe? Ntago ari mu Rutagara, ni mudugudu wa Murambi. Ni umudugudu wa Murambi, mu kagari ka Buhaza, mu murenge wa Rubavu, akarere ka Rubavu. Yego. Aho niho Mama Mutoni, Mama Catherine. Ndi twaganiye twa Mama Mutoni. Niho Mama Catherine atuye. Urihangana imakire ntago ndarikoresha, twatozwe kubaha, uri umumama uranduta. Yego. Ndakoresha Mama Catherine. Nibyo. Niryo ryiza, abagomba kubaha, uyu muntu yabyaye tugomba kumwubaha. Ni kukuri. Yego. Tugiye kuganira, turaganira ute rero, kuko uri umukristo ndabizi, uratubwira uburyo wakijijwe. Murakoze. Nge nakijijwe 2008. Yego. Nkirizwa i Musanze kuko ariho navukiye. Nakiraga kiza mvuye mu badive. Yego. Nkorera Imana ariko ntari umuhanuzi. Niko nabanje gukizwa. Yego. 2008. 2018 naje guhura n'intambara zikomeye. Yego. Bisa nkaho ukwezi kumwe, umwaka umwe, sa nkuye n'intambara kuko Imana yari mfiteho umugambi, ntago yagombaga kundeka. Yego. 2019 irongera irampagurutsa, irambwira ngo ngayihute mu mujyi wa Rubavu. Yego. Nagiye gutyo mfite itike y'ibihumbi 2,000, nta n'icyerekezo, ariko ngezeyo mbona kwigwa neza n'Imana. Yego. Irambwira ngo nzabana nawe, ibana nanjye bikomeye. Reba nawe umumama ufite umwana, nta cyerekezo, nta nzira, ariko yajyaga imbwira ngo ngiye gutura, ngo nzaturira Rubavu, ngo ni gakondo. Yego. Nubwo ntarabona gakondo Imana yambwiye, ariko ndayitegereje kuko yaravuze ngo ntago igibesha yitwa Imana. Rero ngeze Rubavu byaranshanze bikomeye. Yego. Kuko na hano nikire ntamenyereye, mu kirere cy'amajyepfo, n'amajepfo, ni uburengerazuba. Hegereye n'umupaka wa Kongo. Kubana n'abanyagisenyi abagoye ntago byoroshye, ariko Yesu yarabankundishije, ankundisha abanyagisenyi, abamama basenga Imana, tubana dusenga. Ubu maze imyaka 5 muri Rubavu, nubwo ntarabona gakondo, ariko nezerewe Imana. Nubwo urugero yambwiye ntararugeraho, yansezeranyije, ariko ndacyayiringira. Na nisanda cyashiba Imana ikimpereje ubugingo, ndetse n'umwana wanjye Catherine turi kumwe i Rubavu. Bese tuvuze ibintu by'Imana ni byinshi. Yego. Imana yakoze ibyo agomba gukora. Icyambere yaravuze ngo ahatari ubuzima izashira ubuzima. Nababwiye ngo nge nageze Rubavu mbize nabi kuko nari maze kugira ikibazo cy'umugabo. Yego. No byari bikomeye, ariko yajyaga imbwira ngo nzabana nawe. Nabonye neza yayimpuza n'abamama, nabuze icyo kujya bakangaburira. Yego. N'abasenge tubana neza. Mbese na n'isaha turacyabanye, kuko nabonye yamwe ngo nzaguha inshuti. Yarazimpaye ndayishima. Ntacyo nifuza, Imana igiye gikora,
ni muri duke ariko Imana ijya ibikora ikabakoresha uko bashoboye nkabona ineza yayibakoresheje nabi Imana izabaha umugisha kandi umuntu wese wankoreyeho umugisha nawe izamuha umugisha cyane kandi mwifurije n'ubugingo murakoze. Tumva numvise kuva Musanze ukagira Rubavu ufite n'ibihumbi 2 kandi ugiye guturayo byari byagenze ute? Njyewe ndi Musanze aho mbabwira ni kwa mama. Yego. Haje umuhanuzi uturutse ku Kibuye. Araza ari kubaririza mu rugo. Hari muri corona 2020 mu kwezi kwa 4 mu kwezi kwa 5 niho yaje. Ukuri kumva ko nkigira Rubavu. Yambwiye nk'uyu munsi ambwira iminsi 3 kuba nageze Rubavu. Ngo niki Imana imubwiye. Yego. Njyewe numviye ijwi ry'Imana kuko umuntu araturutse kure ntabwo yaranze. Yarambwiye ngo iminsi 3 Imana irambwiye ngo ugira Rubavu gutura. Nibaza nta n'icyo tike nari yambwiye mu munsi wa mbere nta tike ngira. Nari narakubiswe n'ubu n'akagasuru ubona ni Yesu. Nuko kwambara n'abantu bajya banyambika ni Yesu. Niwe wabikoze. Nakubwiye ngo ntambwe najya nigurira. Imana igiye inyambika ikanangabara nayo inyishurira n'iyo nzu y'icyumba kimwe na saro. Ariko uwo muntu yaraje numva mfite ikibazo. Nabanaga na mama nawe mbese ubwo nigeneraga mama. Ndavose niba ngiye nkasiga mama bizagenda gute? Mama arambwira ngo niba Imana igutumye genda izabana nawe muri Rubavu. Abana nabo bana banje babiri bari mu Rwango bari bakiri bato bari kwiga. Ubwo nerekeze Rubavu. Ngeze Rubavu rero bwari ubuzima bugoye no kurya no kwambara ntago byari byoroshye. Ariko ngeze Rubavu uwo mama nagezeyo niwe wancumbikiye ampinzuye nyima nabaye bamaze 6. Mwari muziranye se? Nago twari tuze yari umwadeperi. Yego. Imana yaramubwiye ngo hari umumama uzaza n'umukongomani ngo wamuhanuriye. Yego. Ngaramubwira ngo hari umumama uzaza naza azara umukozi w'Imana. Mama nago yabyaraga ariko nani sara cyarindiriye Imana. Yego. Nageze aho ngaho ntabwo nari nzi muri Rubavu. Ubwo musaza wanje yarambwiye ati hari umuntu niba ugiye Rubavu hari umuntu muzahura akamugwe nimero yawe kugira ngo azaguhamagare azagucumbikire. Ntabwo ngere nzi umugambi w'Imana. Ngere nabwiye Imana ngo Mana nshaka kugira ngo umkimenyetso wambwiye ko hari inzu nzagerayo warateguye. Nicyo ngiye nkurebe neza ukuntu tuma abantu. Naragiye wa mugabo ngeze i Rubavu muri gare kuko ntabwo nari nzi i Rubavu. Yego. Nageze muri Mahoko mbwira umushoferi ngo nankure. Yarasetse aratemba. Ugeze Mahoko ugize kugira ngo ugeze Rubavu. Ntago uvuze ko ugiye Rubavu. None se atugeze i Rubavu ntabwo nari impazi. Yego. Ariko Imana yanjye nkorera nageze Rubavu mpamagara ya nimero nari ngewe numvaga ko ngiye Rubavu wenda musaza wanjye uwo muntu bariganye. Numvaga ko ndagiye kumona akazi nkava muri bwa bushomeri nari nibereyemo. Ntago numvaga ari n'iby'Imana ngiye kureba. Numva ko igiye kunkura mu bwiza kancira mu bundi. Sanga wa muntu mubonye sanga avuye mu itomati avuye gukorera itomati yambaye bote. Numva ndasuwe ndavuga Mana ko wambwiye ngo ngiye Rubavu none ngiye kujya kwiga ishuri. Ariko aho hantu nageze nasanzwe uwo muntu umumama mubwira ibyanjye. Yego. Arambwira ngo nanjye hari Imana yambwiye ku muntu ugiye kuzaza umukozi w'Imana. Nanjye ndagucumbikira ampereza iyo nzu nyibamo kuko Imana ari yambwiye bya bimenyetso ari yampaye. Niko byagenze. Nayibayemo nta matera. Nyibamo nge navuye Musanze mfite akenda kamwe. Nakimana ari kamereye ku musozi wa Ndabirambiwe. Ikoresheje umuntu w'umusiramu. Ngeze Musanze Rubavu niko nari mfite ndamburaho ku munsi wa 2 ikoresha mu mama ampa matera. Amaze kumpa matera imatera nyibamo ya matera nani isari yo nkiryamaho. Wa mama yampaye nakamatora gataka sempre. Ndanamushima ko yabikoze Imana ikabima. Mu gitarama ni matera nini ariko ndacyayishimira ko iyo matera nkiryamaho. Irangije Yego. Kuri wa mumama wancumbikiye nahamaze amezi 6. Kuhava rero inzu ye yarayishize ku isoko ashaka kwimukira ahandi. Byabaye nko kugira ngo nje gushaka aho nkodesha nta mafaranga nari mfite.
nagiye mu kazu k'ibitaka nkajya nkishira 10,000 nabwo bingoye uwo nta mafaranga nagiraga ariko ukwezi kugashira Imana yampaye nkayishura. Aho ngaho rero naho naboneye igitangaza gikomeye muri iyo nzu nabagamo. Nasengeye umukecuru. Uwo mukecuru yari afite ikibazo gikomeye cy'umwana we. Umwana we yari afite umwana w'umukobwa ariko ntabwo yarashaze, ntabwo yari yakashatse, afite 42. Arambwira ngo Mama Catherine twabure ku musozi wa Rubavu. Arambwira ngo Mama Catherine usengere ninkorera igitangaza nzagushimira. Rangije Imana yo kabyara yakoze igitangaza ko uwo mukobwa arangije akora ubukwe ku myaka 42 akora ubukwe. Baravuga ati nta kindi twashima Mama Catherine, nta kindi twamushimira, reka tumukure hariya hari mu nzu y'ibitaka, tumushyira ahantu hagutse. Bampa inzu y'ibyumba 5 na saro na korodore. Barambwira ati rero ntago wemeye kugira ngo ujye urishura, ahubwo iyo nzu ujye uyibamo. Iyo nzu nyibamo imyaka 2 n'igice. Ndi muri ya nzu wa mukecuru yarantije, yari umukobwa we yari afite umuhungu yari umupolisi, yari ntago yakashatse. Arambwira ati iyo nzu yibemo, numara kuyibamo igihe azayishakira uzayimuha, ariko ibi byo gukodesha ntabwo wabishobora, nta mafaranga ugira. Yazo nayibarimo imyaka 2 n'igice mvuye muri yanzu y'ibitaka. Uyihawe na mama w'umukobwa wasengeye yaragumiwe, ubu yaranabyaye afite umwana. Yarabyaye afite umwana. Niko kuri. Yego. Yego. Ubwo rero yanzu nayivuyemo, ariko wa mupolisi agiye gushaka imyaka 2 n'igice, ariko nabonyemo ineza y'Imana. Yari inzu y'ibyumba 5 na salo na korodori n'amadushe. Nayibamo na Catherine ureba. Tumaze kuyibamo nyivuyemo ejo bundi agiye gushaka umudamu. Arambwira ati Mama Catherine shakaho kuba, kuko uri kubona ko ngiye kugira gute, ngiye gushaka urugo. Cyokora ndashima Imana nta mafaranga nari mfite. Umudamu we ntabwo yaranzi, kuko yaraje gusura inzu ye. Yaravuga ati umukozi w'Imana ntabwo twamupfusha ubusa, yampaye 10,000. Arambwira ngo genda ukodeshe ahandi. Aho ntuye nahakodesheje 15,000, n'abandi bagira neza barakoze mbona 30,000. Nishura amezi 2. Aho ngaho mpamaze umwaka n'igice, niho Imana indindiriye kandi igiye bikora neza nta kibazo. Murakoze. Catherine, ngira ngo twibanze ku rugendo ukuntu Imana yakubwiye ngo uve hano Musanze ujye gutura i Rubavu, aho hamaze imyaka 2019 uturi 2025, gwashize imyaka 6. Nagiye Rubavu muri 20 mu kwezi kwa 5. Hashize imyaka 5 n'amezi 3. Yego. Ariko ntabwo watubwiye ukuntu impano z'ubuhanuzi zaje. Impano z'ubuhanuzi kugira ngo Imana igutume umanza wanyura mu mibabaro. Yego. Nakubwiye ko 2019 ariho nari mfite intambara zikomeye, mfite umwana mutoya w'imyaka 2. Byari bingoye nubwo nari nakishwe 2008, ntago nari nakazakiye, ariko 2019 handi mu ntambara zikomeye. Ni Imana yansanze mu ijoro irambwira ngo nkorera. Nkajya mbona ndi guhanura mu nzozi. Ndangije mbona najya gusenga, nubwo nari mfite intambara zikomeye, wenda se w'umwana tutabana ariko nihahata ku mwana. Ariko nkumva ko nje ntakorera Imana, ko nabonaga gukora Imana nshaka no kuririmba no gukora ibindi biha, ariko iby'ubuhanuzi biravuna. Ariko irambwira ngo nzabana nawe. Ibi ikansanga cyane kenshi mu nzozi. Ikambwira ngo nkorera umurimo. Nkabona ndi gusengera abarwayi mu nzozi, nkabona bari gukira. Mbese inkoresha ubwo buryo mu ijoro, ngiye gusenga ahantu iby'umugabo bijya bifata. Sinzi ukuntu nagiye mu kirere cyo guhanura. Imba ndahanuye biremera. Bwa mbere 2019. Jewe 2019 nkiri nahane nkimaze kuzwa n'ubwo buzima. Abantu benshi bazaga mu rugo. Hajya mbasengera abamama bafite utubazo dukomeye. Hajya mbasengera no muntu ajya kuza ambwiye ngo ngiye kwimukira Rubavu. Yaradusanze turi gusenga. Arambwira ngo arantoranya
arambwira ngo Imana irambwiye gihute muri Rubavu ariko kuko nandi gusenga arambwira ngo niyo uzakorera umurimo nuko nagiye nuko nabonye impano z'Imana byamaje kuza mu nzozi nkajya mbona kenshi mu nzozi mwuka w'Imana ari kuza mu nzozi nkabura ndi guhanura abantu mu nzozi nuko byagenze birira biva mu nzozi bijya mu bikorwa nakubwiye ngo itakaze Imana yankoresheje ndi Rubavu uwo musazi nasengeye ko nanjye numvaga ibyo ndimo ntabizi ariko ngeze Rubavu mbikoze mbona biremeye niho natangiye kumenyekana umusazi wasaze ntabwo wabimbwiye wambwiye ni wa mukobwa rumaze imyaka 42 n'umusazi nasengeye umusazi mu kwezi kwa 5 2020 ngeze Rubavu conje bikomeye yego kuko hari izankoresha imirimo nyinshi umuntu yaraje dutonye mu karitsiye nta nubwo ari n'umuntu usenga n'umuntu umupagani winywera ariko umumama we twari duhuye arambwira ati mbambwe kuri umukozi w'Imana umugabo wanjye yasaze ndamubwira ati nandi no gufura nta nubwo nabihaye n'agaciro ndamubwira ati ndaba naza kukureba ngeze nsanga hariyo abakonikoni bakoze ubukonikoni bwabo bakoze ibintu by'imyeyo ngo bakoze mbese kugira ngo bombo ngo bifate ngo mukonikoni yarababwiye ngo uwo muntu arakira nyuma y'imisi hari kuwa 5 arabanga ngarakira hari kuwa 3 arabanga ngazakira ari kuwa 2 yego ariko Imana yo mu ijuru yikora nk'Imana maze gufura ntago nabyita nese ngene njya kureba mu mama nsanga babakonikone baragiye nta bintu byinshi Imana yankoresheje nafashe ikiganza cyanjye mfata amazi ndayasengera ndayamusomya ndangije yamena ku mutwe ndangije mfata ikiganza cyanjye Imana yambwiye ngo harimo umuti ndangije ndasenga maje gusenga wa muntu nyuma ntago yabikoze nyuma y'iminota 5 yabikoze nyuma y'umunota 1 kugira ngo abaraho bamenye ko hari Imana ifite imbaraga itari ya Mana yazabiye ko yandi bari biringiye y'imyeyo n'ibicere byo gucana ahubwo yari Imana yo mwijishashe gukora ako kanya Imana yitimukiza abira abantu barango mbese mwaje gukora iki abantu benshi baratangara abari baraho batajya kumbaza amanimero buri muntu kiko nta kintu tubonye ukoresha ndababwira ati nta kintu nkoresheje hari ikintu mubonye nzanye nta kintu nza simwe mu mpaye amazi kwari ukujyanga imbaraga z'Imana zigaragarira aha hantu umuntu arakirana na bugingo n'ubu ntabwo yongeye gusara arahari kandi ni muzima nubwo atari yajya mu by'agakiza ariko arahari live imbona nkubone waza nkanamukwereka i Rubavu isa n'isanyiraho n'umumama we ni inshuti yanjye kuko njya no kwimuka hari udukoresho yampaye uwo mumama arambwa ategera ufunda ubuzima mbese ni inshuti murakoze nituzi Rubavu ko nawe wadusuye tuzakwishyura dusange muzaze kunsura tuzamusura niyemera atanga ubuhamya azatanga ubuhamya uzaze nzabugura hari undi n'undi mu mama yego nawe yari afite ikibazo yaje afite inda mu rugo kwezi kwa 5 nawe ni mwene wabo w'uwo mugabo n'undi wakize yego amaze kumva ubuhamya bw'uwo mama umugabo wakize yahise aza yihuta yari afite inda yamuhezeho bajya bavuga ngo inda yarengeje igihe yego arambwa ati mukozi w'Imana nabo numvise ibitangaza wakoze iby'Imana yagukoresheje nanjye sengera yego live ko Imana ashaka kugira ngo inkoresha abantu bamenye ko ari Imana yego ntago ari nge ubyiratanira ta Kristo wabikoze naramusengeye mubwira itariki ari bubyarireho ni ikintu kigoye ingope hari mu kwezi kwa 8 2020 mu kwezi kwa numva ngo nageze i Rubavu mu kwa 5 yego 2020 uwo muntu aza mu kwezi kwa 8 2020 inda imumaze imyaka ingahe yari ntago ari igihe kirekire yimumazo yari yararengejeho nk'amezi nk'atanu none 5 simezi ariko urukuva ngo nta nubwo wabonaga igaragara rangije nta bintu byinshi nakoresheje kuko Imana kugira ngo imenyekanishe nari nimereye nabi rero umuntu umeze na Imana ihamagaya ikubise ibishaka kugira ngo yerekaniwe muri we yego kuko igiye mbwira ngo yankuye kure kandi kuko yankuye kure Imana nk'ukuntu wakura umuntu
mu Ngarandi niko yankuyemo. Nari maze gukubitwa n'ikiyagizo cy'umugabo mfite umwana w'imyaka 2 nta naho guhungira nta n'ibiryo urukumva ko byari bikomeye ariko irabunza gukoresha uwo mama nta kindi kwa kugira ngo nimusengera Imana abone agakiza k'Imana. Ariko ndashima Imana ko mu mama iyo tariki namubwiyeho yahise abyara hari mu kwezi kwa 8 mubwira tariki 10 mubwira ko saa 12 ari bubyare z'igitondo tariki 10. Niko byagenze ngo yabwiraga abantu mu bitaro akabwira muganga ngo mama Catherine se byagenze gute ngo mama Catherine ari gusunika kugise mama Catherine abwira muganga nyuma ati mama Catherine impamvu muvuze ni yansengeye itariki yayimbwiye saa 12 ko ndabambyaye impamvu nari kuva mama Catherine kuko nari nshonje bikomeye. Ndashima Imana ko uruhembo rwa mbere Imana ngewe iyo nsenga ntago nkubwira ngo mpa amafaranga kuko ni Yesu yatanga. Ariko iyo Imana igukoresheje wumva gitangaza Imana yagukoreye ushima ni Imana. Itoro ry'umuhanuzi siribaho cyane pe. Ubwo nuvuga ngo bamuhembye ibirayi byiza bya Kinigi bamuha n'ibishyimbo aravuga ati nta wundi wabiryaho ni mama Catherine ugomba kubiryaho bwa nari nshonje numva ko nari nshonje muri yanzu. Arangije mbwira Imana ari maze kumbwira ndi mu musozi wa Rubavu irambwira ngo nkorera gusa nza kugaburira. Nibwo mbere nimbonye kuneza y'Imana bazana ikirayi nari nzi ko ikirayi ushobora ibirayi ukajya kubigura wabonye amafaranga ukajya kubigura ku isoko. Nari nzi ko abantu b'Imana batanga ikintu ariko n'ibirayi wa mama yampaye mbwira Imana ngo urakoze buryo urangaburiye. None wa mama wundi wa mukobwa nasengeye wa mukecuru bandi bampaye inzu yarambwiye turi ku musozi wa Rubavu arambwaga Imana irambwiye ngo tujyane ukore ahantu tuye asanga ndi mu bijerekani aritegeza ambwa ngo bahano ndavuga ati mbahano. Arangije nta kindi yakoze yaragiye ari mu myaka 80 ariko asenga yubaha Imana. Mu gitondo aragaruka yayindi yabwiye ku musozi ngo nza kugaburira nabonye ariyo. Arangije anzanira ibiryo azana ku muceri ibiro 2 azana ku bishyimbo 2 ku makara mbwira Imana ngo ndakumvise buryo ujya ugabura ndarya. Nibwo buzima bwatangiye guhera uwo munsi yaza naba no mu nzu yiwe ntago nabuze icyo kurya ntago bantereranye babonye ndabo ndi uwo mumaro igitangaza yakoze cyo mu mama cyari gikomeye. Uwo mukobwa we imyaka 42 yarabyaye afite umwana w'umukobwa ari kugenda ashaka gutangira kwiga. Mbese ni ibintu byinshi Imana yakoze muri Rubavu ni byinshi Imana yankoresheje nkundwa n'abamama bubaha Imana. Mbese umuntu wese ufite ikibazo ajya ngana nkanamusengera akigendera nuko umuka ntunga nuko Imana imcyo kurya nukuri nkubwiye ngo akazi naho gusenga ndicara iwanjye ntago bwakwira hataje abantu 3-4 ngo nsengera kandi wo nsenge si ungaburira ahubwo nasenye nuza mu cyo kungaburira akazi Imana yamuhaye amashimwe akaba Catherine hari kimana yano tugakomeza gushima nkabwira Imana ngo urakoze uranyishura inzu nibazanye nk'ibyo 5 nkasaranganya nkishura inzu nubwo nuko mbayeho murakoze. Usengera muri etorero se? Nsengera mu itorero ryo yitwa MS Wells. Riri ahantu hitwa mu biraro. Ni itorero rikiza imitima. Ni itorero rikiza imitima. Aho ngaho niho numvishe umwuka anjyanye. Uretse ko ubu muri imisi yo gufunga basa nk'abafunze nago bari bushira ibyangombwa. Ariko aho niho nateraniye baranyakira. Mvuga ubutumwa baminshingano aho ngaho mu murimo kandi ntago nandi wirubavu ariko bambonye nk'umuntu w'Imana bamishingano nyinshi nta nubwo urebye umuntu umureba mu idini asengeramo cyangwa akarere akomokamo ahubwo ureba ikimurimo kuko ari indirimbo 21 mu gakiza ikivuga ngo uretse buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Yego ubwo rero nukuvuga ngo yamuje n'uwo mupasteri arankunda narabibonye ampa imirimo mu itorero
tubana neza nuko bafunze ariko ntacyo namushinja. Yabaye nawe njya nkunda kubwira Imana ngo izamuhe ubugingo kandi no mu isi akiri mu isi azabona ibyo yifuza kuko yanyakiriye atanze. Ndamwibwira ariko yaraza amakuru yanjye ko nsenga dufatanya umurimo nubwo twafanya igihe gito yabagafunga ariko nta kibazo ntacyo mushinja nawe ntacyo anshinja. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Tugiye kugira rero utugezeho n'ijambo ry'Imana kuko ibitangaza Imana yagukoresheje ni byinshi pe. Turi saa 6:00 dukomeje wasanga tugeje na saa 8 tutavuze ijambo ry'Imana, ahubwo amaraso Yesu yaraduhuje. Igihe uzaba wumva hari iri kukuni gushaka gutambutsa kuri YouTube uzampamagara, nuba ufite akanya waje nawe Musanze duhure, cyase nanjye nimba ngafite ngusangira Rubavu, ariko nshaka uzagusangira Rubavu kugira ngo n'abantu Imana yagukoresheje bazabe bahari batanga ubuhamya. Nzabikora. Uzaze bose bari nababwiye ngo ndajya kuri cano. Barambwira ndababwira ati se ko bashobora kunsaba abantu nasengeye biremera ko byakwemera. Umwe akambwira ngo ngire wa mbere. Umvuge nta kibazo. Nasengeye nge n'abakongomani. Nuko telefone zabo bitacamo. Na nisa bakugura ibihamya by'Imana yakoze. Baje ari abasazi bikomeye barabaruze muri Kongo bikaze, ariko yakubwira ko yabonye Imana yarakize. Ajya abwira ubwo nuvuga ngo ajya abwira abantu bakambuka bakaza kundeba bavuye muri Kongo ngo abereke aho yakiriye. Rwose pe ibyo ngibyo ndabizi cyane. Uzadusure n'abatumiye banzazi Rubavu uzababona ko n'abagore bavuga Imana n'ibitangaza Imana ibakoresha. Ni Musanze reka nge n'inzi Rubavu uzaba wateguye n'ubundi nabo batanga ubuhamya. Bahari batanga ubuhamya ibyo byo bazatanga bameza kubwira kuri Imana bayibonye. Murakoze. Ni karibu rero no mu ijambo ry'Imana. Ntabwo twasoza utabwiye abantu ijambo ry'Imana. Nkimara kumva ko ndahagarara kuri cano mu ijoro ry'ejo bundi nabajije umwuka ndamubwira ngo ko ngiye guhagara imbere y'abantu benshi urambwira icyo, kuko twebwe twasomye byinshi mu mutwe dufite ijambo ry'Imana riruzuye, ariko hari nyirizina ubuhamya uhereza abantu bikurikije n'ingingo yo muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana rya mbere Imana yampaye gusoma muri Zaburi 125 guhera ku murongo wa mbere, irongera imirindi jambo riboneka muri Yohana 5 murongo wa mbere. Reka dusome muri Zaburi 125 muri Zaburi 125 ngufashije gusoma hari icyo bitwaye. Reka nanjye manze mpagere kugira ngo ducunguze ububyumwete. Zaburi 125 nge nahageze. Indirimbo y'amazamuka. Ugeze ku murongo wa 2 gusa. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo uwiringiye Uwiteka atiringiye amafaranga, ntiringira ubutunzi, akiringira Uwiteka gusa. Ngo uwiringiye Uwiteka ngameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Uwo ngo ni intambara zije ntaganyeganyeza, kuko abayiringiye izina ry'Imana ishoboye byose. Erega dufite umugabo udapfa, uwo yitwa Kristo. Haleluya. Uwo ngo ni ukora ibikomeye. Umwiringira wese rero ahora hazi. Umwiringira wese naho yahura n'ibikomeye arakomera. Haleluya. Uwo ngo ni wo duhanze amaso. Uwo ngo kumwiringira no kwiteganyiriza ejo hazaza. Uyu munsi wabona bikomeye, ariko wamwiringira ni ukuri kuzimo agashira hejuru. Uwo mugabo nge niwe nizera, ni nawe mvuga kuko ari mu maraso. Na Satani arabizi ko umugabo ariwe niringira. Haleluya. Kumwiringira rero nge naramwiringiye mbona ineza ye, kuko kumwiringira nabonye hari byinshi akora.
amen. amen. Kwiringira Uwiteka gutuma hatari ubuzima haba ubuzima. Yego. Kwiringira Uwiteka bituma aho bikomeye Imana igutabara. Haleluya. Amen. Ndikubwira abantu badukurikiye ngo biringire izina rya Kristo gusa, ari ryo bizera, ari ryo bagenderamo, ari ryo ribakomeza no mu gihe cy'amakuba baryiringire. Ibyo babona bimeze nk'ibikomeye Imana izabikuraho. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana. Yego. Ntabwo turatinda cyane. Muri Yohana ibice 5. Yohana ibice 5. Yohana ibice 5. Guhera ku murongo wa mbere. Nge nahageze. Haratubwira ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Yego. Haleluya. Amen. Nashimiye Imana cyane. Impaye iri jambo. Yego. Kugira ngo ndisome nari mvuye mu nzozi. Maze gusenga. Mbwira Imana ngo keje urantuma. Yego. Ndabwira icyo ubwo. Imana irambwira ngo basomere muri Yohana 5. Ubabwira umuntu wari umaze imyaka 38 yaramugaye, nta muntu wagomba kumutereramo. Reka dusome. Hanyuma y'ibyo haza iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Buheburayo cyitwa Betsaida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, harimo impumyi ndetse n'ibirema n'abanyunyutsi. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri kidendezi agahindura amazi. Nuko umuntu wese wabanzaga kujyamo amazi yihinduje niwe bakiraga indwara yo iyo ariyo yose. Haleluya. Amen. Iri jambo cyase kutubwira ngo kirero. Batubwiye ibintu bibiri. Batubwiye umurwayi. Yego. Batubwiye ikidendezi. Batubwiye amabaraza. Haleluya. Amen. Uyu murwayi rero yaramaze igihe kirekire, yararwaye bikomeye, ariko yareba miryango akabona nta mutereramo. Yareba mu bakomeye abanye nabo hakabona nta mutereramo. Yareba mu nshuti n'abavandimwe akabona nta mutereramo. Yaramaze igihe kirekire, imyaka 38. Izuba ryaravaga rikamuvira, imvura zikamunyagira, ariko igihe kigeze Yesu amugirira imbabazi. Yarahanyuze gusa amukubisa amaso, abona amaze igihe kirekire. Aramubwira ati se umaze igihe kirekire kingana iki? Aramubwira ngo ni igihe kirekire. Yararyamye ku kidendezi ngo hari amabaraza. Aho amabaraza rero nca kugera. Amabaraza bayaryamagaho n'abari bafite ibibazo, bategereje ko amazi yihinduriza. We yarageze ku uwo mwanya, ariko ntabwo ari yakabonye Yesu akora imirimo. Yesu amugezeho aramuterura amushaka ku kidendezi, amuterera mu mazi. Aho kanya ahita akira. Haleluya. Amen. Rero bishatse kuvuga iki? Ikidendezi n'ibaraza biratandukanye. Ibaraza naho umurwayi bamushira. Yego. Ategeze kwinjira mu kidendezi. Rero no kuvuga ngo abantu benshi duhagaze ku mubaraza, ariko turananiwe. Abantu benshi barananiwe gutegereza Kristo. Bari kubaraza ntago bashaka ko Yesu yaza ngo abiciye mu kidendezi, ahubwo benshi bicira inzira. Bakavuga igihe twarananiwe, igihe twahereye, igihe twatangiriye turananiwe. Nkashishiriza abanyumva bahagarare kwibaraza. Ibaraza riratandukanye, hari iry'uburwayi, hari ibaraza wajyaho ry'ikigeragezo, ariko ndagutangariza ngo nta wundi wabigukuraho. Nta wundi wagukura ku kidendezi atari Kristo. Nta wagukura ku iryo baraza uryamyeho. Niyo ryaba ry'uburwayi Yesu ari gukuraho, niyo Yesu ari gukuraho. Amen. Amen. Ndakubwira nanjye nibwira muntu unkurikira, ndashaka kubwira ngo ahantu uhagaze niyo byamara igihe kirekire, ariko ukamenya ko ari Yesu ugomba gukura ku iryo baraza ry'ikidendezi uhagazemo. Yesu yiteguye kugukorera akarigukuraho, akagukura ku iryo baraza. Nanjye mama Catherine, ntabwo nubwo byari bikomeye, ariko hari ibyo mushima. Hari ibaraza ryari rikazi ku buzima bwanjye yahagaritse, ariko ndashima Yesu. Haleluya. Unkurikiye wese rero yumvize impanuro z'Imana, ahagaze
ntanyeganyege, arindire Kristo niwe uje kumukura mu ntambara ahagazemo, arindire Kristo niwe uje kumurengera, arindire Kristo niwe uje kumutabara. Haleluya. Aje kurengera abantu basenze, muhumure. Nubwo abantu basenze duhe n'intambara zikomeye, ariko Yesu yiteguye kutugirira neza, yiteguye kuturwanirira, arambuye amaboko. Imana ibaha umugisha, murakoze. Nayo magambo Uwiteka Imana yansangije ngo mbwire ubwoko bunkurikiye muri aya masaha. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana ishimwe Mama Catherine, Imana iguha umugisha. Yego. Turi kugana ku musozo. Yego. Ugiye gutanga nimero yawe ku buryo uwagukenera yaguhamagara ukamufasha gusenga. Ni nayo ntego ya Concord TV show, kugira ngo aho abakunzi banje batagera nge mpabagerere, abari hanze, abari mu Rwanda kure. Ikoranabuhanga ryarabyoroheje ku buryo umuntu yaguhamagara mugasengana. Hari ikibazo? Nta kibazo, niwo muri Imana yampamagariye. Duhe nimero. Murakoze. Amazina nababwiye ko nitwa Mukamanzi Makire, ku izina ry'umwana kwa Mama Catherine. Inomero yanjye ni 078 540 334. Subiremo 078 540 334. Mperereye i Rubavu, mu murenge wa Rubavu, mu kagari ka Buhaza. Murakoze. Yego. Iyo nimero iba kuri WhatsApp? Oya, nta WhatsApp mfite agatelefone gatoya. Yego. Ariko nzi ko Imana inkunda izamana na telefone nini, imaze imisi binteguza, ndabizi ko izabikora. Ntabwo igibesha ko nibi byo kuvuga ujyo guhagara kuri kamera yarabimbwiye, ndabizi. Yego. Rero ibyose ibikora ku mwanya wayo, kandi aho muhuriye yikubwiye ngo nzagutabara ntutekeze ngo ni mu gitondo. Ibimbwiye hasize imyaka 5. Imbwira ngo nzagushira ahantu hagutse, abahanga so zabona ko ndi Imana. Rero ibishoje uyu munsi mu myaka 5 ntibishoboje, andi kubwira abantu ngo bihangane, Yesu kuzazaza kandi ntagazatinda. Murakoze. Dusoreze n'isengesho. Reka dusenge dushime n'Imana ibikoze, kuko kuvuka kubyuka no kuramukana Imana no kuba tugeze kuri aya masaha y'iki cyamunsi, ni Imana iturengeye kandi yabikoze. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, urera kandi urakiranuka, witwa Imana. Amaboko yose agupfukamire, indimi zature kuri umwami, urihagije mu ijuru no mu isi, witwa ishoboye byose. Ndagushimye kubw'ikiganiro tugize muri uyu mwanya. Abangaba bagikoze nabo baha umugisha Kristo. Kandi ikintu cya mbere mbifuriza bazakubone, bazabone izina ryawe, ntibazaruhe ubusa bakiri mu isi, ahubwo uzabarwanirire Mana. Aho turi kujya ni heza, aho turi kugana ni heza. Mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti, nsengeye n'abatwumvise Mana, abo bose ubaha umugisha Kristo, abumvishe iki kiganiro ubaha umugisha Kristo, kandi abarwayi bakire, abumva ko bikomeye bakire, mu izina ryawe Yesu Kristo. Abo bicanze ugira icyo ukora, nabonye ukora imirimo, nabonye wihesha icyuba, nabonye ukora ibikomeye, mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Abanyumva bose nyagora ku ngoma, ubasange kandi ubagirire neza. Umwe wese ufite ikigeragezo n'ikibazo, wese ukimukize Kristo. Waravuze ngo uje kurengera abasenze, uje kurengera abantu babanye nawe. Nanjye ndasenze kugira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana yacu uha umugisha utwumva muri aya masaha, kandi ufite icyifuzo kimukemurire. Acyumva Uwiteka Nyiringabo iki kiganiro, ikibazo yari afite gikemuke, hari uburwayi bukemuke, hari ibibazo by'igeragezo bikemuke, mu izina ryawe Yesu Kristo. Datukomeze gukora imirimo. Mina sante Kristo, urakoze. Uri Imana yumva gusenga. Mina sante Kristo, urakoze Yesu, urakoze Nyiringabo, urakoze mukozi w'umuhanga, uri nyembaraga, witwa Imana. Zina ryawe ryera kandi rihabwa icyubahiro. Urakoze ko muri kino kiganiro hari benshi bagiye guhembuka. Urakoze muri kino kiganiro ko hari benshi bagiye kubona. Mina sante Kristo Papa, urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kuri umurengezi w'ubugingo, ngaho ufasha abantu bose babyumvishe, kandi ubaha umugisha Kristo. Ineza yawe niba babeho, abari mu gihugu cy'u Rwanda babyumvise ubagirire neza, ndetse n'abari hanze yacu bagirire neza. Reka Data wa twese, icyo mbasabiye muri mwisi bazabona ingororano, ndetse no mu ijuru bazabona ubugingo. Nsabiye abantu benshi Uwiteka Nyiringabo ukomeze kubahagararaho. Urakoze kuko wumvishe gusenga. Rero reka ineza n'ubutwari ndetse no gukomera bikomeze kubana natwe muri iki kiganiro. Urakoze ko tugishojeje amahoro, kandi urakoze kuko ziri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Amen.